wanze na money na body na kiniki. Yeah. Nyina akambwira gahunda ya ntagikwe irahari. Turayifite. Na money na body na kiniki. Yako gatunda nyine mba numva ari kamwe. Ko hagati ko nijebe ngo masiga ibiranga bambebi bakuru bukarisa. Eguri pusi dupusha amaso. Eden Nely Ngabo afite amaso meza. No mutipe twigana. Yitwa nde? Yitwa Eric. Nyina akambwira gahunda ya ntagikwe irahari. Turayifite. Ladies and gentlemen, reka ntangire mbasuhuza mbabwira ngo ndirutse rwabiziminega inkuba zisa mihogo rwa mugabo nyirigira imbizi isangarizwa ingoma nkaba umutware w'iriyumba nyuma nk'isesura imbibi nkaza kwitwa nyirazo zose nyita umuhungu w'Imana y'igihugu nyite Marion nk'ibisanzwe ubundi nguhesho n'ubundi murabizi ko bajya bavuga ngo nta myaka 100 ariko je nasanze ari igihumbi imbere ya kamera rero hari umukobwa mwiza cyane ni umukobwa ngira ngo murakubona ni sine itarushye siga agiye kudushyira mu mavuta mashyashya ariko reka dutangire tumwakira cyane turakwakire kuri Marion Midi. Murakoze. Amazina yawe kwita nde? Nitwa Divine. Divine rero ni muntu ki tugiye kuganira? Divine ni umukobwa mutoya ufite impano. Yeah. Wow, ufite impano. Divine ufite impano? Impano yo kuririmba. Imana yo kuririmba ukore mu gasiki k'indirimbo wazanye ukoremo kamwe banza ukaturirimbire hanyuma ndaza kubaza ibindi ari uko wamaze kukaririmba. Ngiye kubaririmbira hip hop gatoya. Nijebe ngo masiga ibiranga bambebi bakuru bukarisa. Eguri pusi dupusha amasosi dore imitoso mu mitungo yasa. No kurya show bimwe bya foku ugeza tondo. Dora mabici kubipevera nshaka maniga ya ndiribura iyo ncumyiranirwa za iransa za ikazamura rya staja ndangira ikinyuguri kigize bamba dore saruhara nawe bamuteze ijanja. Ngaho rero murabyumva imibarijemo ibihekane umukobwa atumye imanyagurika umunwa mbani basinda haguruka ndavuga reka nze ntega amatwi rap neza hanyuma nyivi muzingo hanyuma Divi iyo ndirimbo uririmbye subiramo gatoya agace gato ndamurika kaganda tuve mu kiwanja nuzana n'ibiwarata turabimanja nuzana n'ibiwarata turabimanja wiki arakano watangiyeho kare uvuga ngo ninjye gatangiye kakari gato gatangire utangire twumva baravuga nzanye imbaga yo kumena ibikorota ninjiye bengo masiga ibiranga bo baby bakuru bukarisa eguri pusi dupusha amasosi dore imitoso mu mitungo yasa no kurya show bimwe bya foku ugeza tondo. Dore amabici kubipevera nshaka maniga ya diribura iyo cumyiranirwa za iransa za ikazamura rya staja. Hanyuma Divi ufite imyaka ingahe? Imyaka 17. 17 ukaba uzi kurapa bingana uko? Ninjye wa mbere kubwiye ko uzi kurapa? Ntago ari wowe. Ntago ari njyewe. Mbaye nk'uwa gatatu nuko Imana urabizi pe kandi felicitation. Shimishwa no guhura n'impano zingana gutya impano zigaragara gutya impano zifatika ku buryo uririmba umuntu akavuga ati wow kumbe nuko yarameze nanjye ndatsunguye cyane ntunguye no kumva uzi kuririmba bingana gutya kandi nukuri ndishimye cyane. Hanyuma Divi hari undi muntu muziranye uzi kuririmba ukuraho ino mpano? Arahari. Yitwa nde? Niba atari yanga. Tuziranye uzi kurapa. No mutipe twigana. Yitwa nde? Yitwa Eric. Eric rero ahantu nirashaka kuzabahuza mu karapa mwese tukumva. Mwahatwika. Wow, ibintu byiza cyane. Ati Eric azi kuririmba twahatwika. Hanyuma se rero ufite ababyeyi bombe? Ego. Okay, bazi kuzi kuririmba se? Barabizi. Hanyuma Divi uzi kurapa gusa cyane kuririmba urabizi? Nzi no kuririmba. Zino kuririmba bisanzwe. None ko impano wazihariye Divi uzi kurapa ukamenye no kuririmba mugaya tubwira ko uzi gusiga. Oya no kuririmba kinyarwanda ndabizi. Urabizi? Amazonga ntwaje gare none warahiye. None Divi ndashaka kubaza ni iki mu buzima cyakubayeho ukumva urishimye ukavuga ati wow. Ikintu cyambayeho mba ndishimye wenda
nk'iyo nagiye ahantu bari kuririmba aha niki mba numva mbyishimiye noneho hari ahantu twagiye nyine abana baratwika nicyo kintu numva cyambayeho kikanshimisha kikagushimisha hanyuma rero cyakubaho kikakubabaza niki icyambayeho kikambabaza nagiye kuririmba barambwira ati we ntabwo ufite ijwi ryiza ryo kuririmba icyo kintu cyambabaje cyakubabaje rero umuntu yarakubeshye kuko umuntu wese umuntu uzi kuvuga yanaririmba ntihazagire umuntu uguca intege kubera ko ufite impano kubwira ngo ufite ijwi ribi no ibyo ntabwo bibaho ntuzacike intege ahubwo uzaharanire ko impano yawe ishobora gutera imbere ikagutunga ikakugeza ku gasongero k'inzozi zawe sibyo rero ndagira ngo wongere ukore mu gahogo wibwira abatanazi muri rya jwi ryiza ryawe numvishe hanyuma imibare ivemo ibihekane dukomeze tuve mu bwiza tujya mu bundi ngaho tuzamurire ngiye kubaririmbira indirimbo ya Afrique yitwa agatunda ndayiririmbaho gato harahiye ntacyo ari igihe bizansaba no gufata keredi ariko oya sinkuburira agahensi I don't know why kunu baby wamfasha amatwi kunu wimanukira nka movie za kibadasha nubwo twana twose mbona twigize udushadi kuri renge nyinshi dore twose n'udusirimu respect your mind of those baby tongues angumenyera kadoze wanze na money na body na kiniki yeah cyangwa no kuzastop zazinjamo ndi ready yeah wanze na money na body na kiniki yelele cyangwa no kuzastop zazinjamo ndi ready wow ati wankunze nta money nta body nta kiniki uturirimbiye indirimbo yitwa agatunda umuhanzi ni Afrique kubera icyo wahisemo kuririmba iyo ndirimbo yitwa agatunda nuko Afrique umukunda cyangwa ndamukunda umukundira icyo Afrique azi kuririmba afite ijwi ryiza hanyuma se Deni ako gatunda ubundi yavugaga ntagaki njya ako gatunda nyine mba numva ari kamwe ko hagati ko muri Eden ese ntabwo ujya wumva ujya usoma Bibiliya agatunda ko hagati muri Eden niba numva ariko gatunda bavuga ese ubundi bira ko muri Eden ntagaki ni igiti cyo mu busitani nyine ubwo cyari kiri hagati kuki itari ku ruhande zikajya hagati ntabwo mbizi ati ntago mbizi ati ku gatunda nakari hagati muri Eden hanyuma rero udushyize mu mavuta ubundi mu muhanzi nyarwanda ni uhe muhanzi ukunda Deni ni Denise Divine sorry umuhanzi nkunda Nely Ngabo ukunda Nely Ngabo Nely Ngabo mukundira iki rero Nely Ngabo afite amaso meza vugisha ukuri wararebye uravuga uti uyu musore afite amaso meza koko uravuga uti reka mwikundire n'ubundi niho hahandi mwikundire ubu huye na Nely Ngabo bamubwira iki ngiye ikintu namubwira niyo yandeba gusa nkamureba nyine turebana uku nguku nkareba amaso yiwe gusa umwirebera uko amaso yiwe wow uyu mukobwa akunda Nely Ngabo koko ariko wamuhobera ndabyumva ni ibintu byafobijemo nese hari indirimbo ya Nely Ngabo uzi kuririmba ndayizi yitwa gute indirimbo ya Nely Ngabo nzi kuririmba mwivuga ngo iyi mihandiza twibuka ku byishimo twatanze n'imvune byadutwaye ng'ingoma zirenze twakoze ariko mukanga kwemera kugeza n'ubu ese muzemera twapfuye yes ati muzemera twapfuye kubera icyo ndirimbo wayikunze Divine impamvu nayikunze nyine hari ukuntu nyihuza n'ubuzima nkumva nyine ndayikunze kumva ikunze cyane ifite message ikomeye ni indirimbo ifite message ikomeye ikora ku mitima ya benshi kuko hari benshi nyine bajya bayiririmba nkumva ko bafite icyo bashaka gusobanura muri bo hanyuma Divi
mu buzima tubamo bwa buri munsi hari abana bangana nawe bafite impano ariko batinya kuzigaragaza ariko bikarangira babonye ko badafite amahitamo meza. Hanyuma wowe niki cyagutinyuye kuza imbere ya kamera kugira ngo ugaragaze impano yawe? Ikintu cyaninyuye nuko mbikunze, ibyo nkora ndabikunze. Wow. Buriya iyo ikintu gikoze gikunze kwitinyuka ni ibintu byoroshye. Wow. Byiza cyane. Nihe nama rero wagira abagenzi bawe bafite impano ariko bitinya? Ikintu nababwira ni bitinyuke, biroroha. Ntabirenze. Aha, reka rero ngushimire kwemeye kuganira na Marion Media. Ubundi mbere yuko ngusezera Divine, ufite umukunzi? Ndamufite. Hanyuma ni iki kintu ujya uganira n'umukunzi ukavuga uti byanga byakunda iwe tuzarambana? Ikintu tuganira ikintu tuganira nyine tuba twishyiramo icyizere. Nyine akambwira gahunda ya ntagikwe irahari, turayifite. Gahunda ya ntagikwe wumva se ko igikwe gihari? Kirahari. Yashaka ko bwanyoza abasho ndizera ko zamuririmbira akagubwa neza. Ase muri buriya ntujya umuririmbira Divi? Ndamuririmbira. Nake Karimbo ugeze kumuririmbira se akavuga ati mfite umukunzi koko. Karimbo namuririmbiye na Kanasoni afatanyije na Soshomura. Kavuga ngo iki? Kavuga ngo ngwini umoso bwanjye tugende. Intambwe kuyinda umutima ubunumwe. Ni wowe wampaye urukundo. Unsobanurira byinshi kuri rwo. Ubwa mbere mu mateka yanjye umuntu anyigaruriye. Ubu n'urufindo menya. Wow, ariko shamenya uzi gukunda, menya uzi gukundwa kaza, ushobora kuba ufite impano mu rukundo. Uyu muntu yagukunze ko yakwitomboreye Divine? Burasera numva ntago ari benshi mwaratomboranye, ariko ntago ari abakobwa benshi baririmbira abakunzi babo, kubera ko niba hari ikintu gikomeza urukundo ni care iba hagati y'abantu babiri bakundana. Rero wewe waragitsinze kandi kuba gufite n'umugisha. Ikindi wagira icyo mubwira imbere ya kamera? Ikintu namubwira ndamukunda cyane. Wow. Rero wa muhungu ahantu uri wumve ko witereye ingoma mu giteme, niyo mukobwa wa mbere duhuye uvuga umukunzi kuri kamera kandi akanamuririmbira akamuhana message ikomeye cyane. Divine, turagushimiye ko wemeye kuganira na Marion Media. Murakoze cyane. Aha, reka mbashimire mwebwe mwemeye kuganira na Marion Media, mwemeye gukora subscribe kugira ngo ibiganiro mbategurire umunsi kundi bagereho kandi ku gihe, babwira ngo mwarakoze cyane. Mwayibonye rero, iyi ni impano igendera yo mwitwa Divine. Niba ari cyo wakora ku mpano ye ushobora kuduhamagara, nimero ni yayindi 0786652919 cyangwa ugaca kuri Instagram ni Marion Agasaro, ukajya kuri Facebook ni Marion Agasaro, hanyuma amataka akomeza akabyara amavuta. Turabakunda cyane naho butaha.